umwana w'umukobwa yinjiye mu myaka y'ubwangavu, umubiri utangira kugira impinduka zitandukanye mu gikuriro, ariko nanone ntabwo bisigana n'imico n'imyifatire, kuko imico n'imyifatire yiwe nabyo bitangira kuzamo impinduka bikagaragarira buri muntu wese. Gusa ntabwo uko biba ku mwana w'umukobwa ni nako no ku mwana w'umuhungu bigenda yinjiye mu myaka y'ubugimbi, nawe atangira guhingira impinduka ku mubiri wiwe, ndetse n'impinduka zo mu mico n'imyifatire birahinduka. Gusa ntabwo bihinduka cyane nk'uko umwana w'umukobwa. Mu kiganiro cy'uyu munsi reka twinjire mu buzima bw'umwana w'umukobwa ugeze igihe cyo gushaka, turebe imico n'imyifatire ishobora kuba yamuranga, nubwo benshi batagira imico ihwanye, ariko abenshi iyo bahurizaho ishobora kuba yaba myiza buri musore wese yashima, akaba yafata umwanzuro wo kumurambagiza kuko aba yifuza cyangwa se amubonamo ko yazamubera umugore mwiza. Iki kiganiro ni icya Wildland TV, mwagitegura kandi murakigezwaho na Donatien Bimenyimana. Tubahaye ikaze. Nk'uko twatangiye tubivuga, umwana w'umukobwa uko agenda akura niko agenda ahindura imico n'imyifatire. Muri make rero iyo amaze kuba inkumi, hari imico buri muntu wese w'umusore areba akamwishimira, cyangwa se ikaba yamukurura ikamuhatira mu kuba yamurambagiza. Ku mwanya wa mbere tugiye kureba ikintu gikomeye cyane. Niba uri umukobwa w'inkumi, urahirwa cyane niba ukunda kwibera mu rugo cyangwa se ku kazi kawe ukora. Buri musore wese aho ava akagera, uko yaba ateye kose, nta musore utakwifuza kuba yazagira umugore ukunda kuba yibereye mu rugo, mu gihe atari yibereye mu rugo akaba arimo yibereye mu mirimo yiwe. Nta musore uko yaba ameze kose, uko yaba ateye kose, nta musore unezezwa n'uko yaba afite umugore ukunda kujya mu dutsiko tutari twiza, cyangwa se mu bindi bintu bidafite inyungu, bidafite umumaro biri buzane mu rugo, cyangwa se mu mibanire y'abo bombi, cyangwa mu nyungu z'urugo muri rusange. Ubwo rero nimba uri umuntu w'umukobwa ugeze igihe cyo gushaka, ukaba wifitemo uwo muco wo kuba uri umuntu ukunda kuba wibereye mu rugo, waba utari mu rugo ukaba wagiye mu kazi kawe, cyangwa se niba atari ibyo, nibura ukaba wagiye gusura umuntu w'inshuti yawe, kandi bitari bya bindi bihoraho bya buri munsi abantu benshi dukunda kwita agakungu. Ubwo rero nimba ari uko nguko, icyo kintu ni cyiza cyane, buri musore wese aho ava akagera yakigukundira, yakigushimira, kuko ibyo ngibyo bikurinda kuba wajya mu mico mibi, kandi mu by'ukuri bikurinda kuba wakwinjira mu bindi bintu by'ubuzima bw'abandi bantu bushobora kuba bwakuzanira umubano mubi, cyangwa se bwakurura umwuka mubi mu rugo rwanyu, cyangwa bikaba byaguteranya n'umugabo wawe, cyangwa se akaba yatangira kujya agukekaho ikindi kintu, cyangwa se indi mico itari myiza. N'umugabo wawe azi ko ukunda kuba wibereye mu rugo, mu gihe utari mu rugo ukaba wibereye mu kazi kawe, cyangwa se nimba ari n'ahantu wagiye akaba ari gahunda bamubwiye, bitewe n'uko n'ubundi muri kamere yawe ukunda kuba wibereye mu rugo cyangwa mu kazi, bisobanuye ko niba n'ahantu uri bujye byanze bikunze uri buhamubwire, kandi nabwo biba rimwe na rimwe, ntabwo ari buri wa muntu n'ubundi uhora ujya yagiye hirya no hino mu bintu bidafite inyungu. Ubwo rero icyo ni ikintu buri musore wese aho ava akagera akunda kandi yakwishimira. Ubwo rero nimba ufite uwo muco wo ukunda kuba wibereye mu rugo kenshi cyane, igihe utari mu rugo ukaba wibereye mu kazi kawe cyangwa imirimo yawe, cyangwa se mu bindi bintu byanze bikunze bifitiye inyungu umuntu wese yabasha kubona byakugirira inyungu, cyangwa se byagirira inyungu umuryango urimo, nimba ari iwanyu cyangwa nimba ari umusore muzabana. Icyo ni ikintu buri musore wese yarebaho kandi kikamushimisha, kikaba cyanamukururira kuba yakurambagiza kugira ngo uzamubere umugore. Ubwo rero urahirwa rwose nimba uwo muco ukuranga. Icyo cyari ikintu cya mbere. Tugiye ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turasanga iki kintu twafata nk'aho ari cyiza cyane. Ni iki kintu: niba inshuti zawe z'abakobwa bagenzi bawe arizo nyinshi cyane kuruta iz'abahungu, nacyo ni ikintu cyiza cyane rwose. Buri musore wese wakurambagiza yakwishimira, kuko yakumva atekanye. Iyo uri umukobwa ukaba ukunda gukururukana cyane n'abantu b'abasore cyangwa abantu b'igitsina gabo, umusore wese uguterese ahora afite umutima uhangayitse, yumva yuko byanze bikunze atari ugutereta wenyine, cyangwa se ko byanze bikunze n'abo bandi mu nshuti zawe, kandi niyo zaba ari inshuti gusa, ariko we ahora ahangayitse, cyangwa se ntabwo akugira icyizere gihagije, kuko yumva ko byanze bikunze muri abo bantu b'inshuti zawe b'abasore hashobora kuba harimo biganje benshi cyane bagutereta. Kandi koko
nta nubwo aba abeshye mu gutekereza gutyo, bitewe n'uko igitsina gabo kenshi uko turemye, uko ugira inshuti, uko ukomeza guhura n'abahungu benshi cyane b'inshuti zawe, ntabwo haburamo abatangira kwifuza kuba bagutereta niyo baba bari badafite iyo gahunda, ariko niba muba mudafitanye isano, byanze bikunze harimo abatangira kumva ubakurura, bagatangira kumva yuko batangira kuba bagutereta. Ubwo rero buri musore wese niyo mpamvu icyo kintu kimuhangayikisha, bitewe n'uko aba yiziho uwo muco wo kuba nyine ashobora kuba yatereta umukobwa bitewe n'uko bamaze igihe kirekire wenda bari inshuti zisanzwe. Buri musore we nawe wese ava akagera, icyo kintu gishobora kuba cyamuhangayikisha, yabona agutereta cyangwa se akurambagiza, ariko akabona nyine uhora ukurukana n'abasore benshi cyane, cyangwa se inshuti zawe z'igitsina gabo nizo nyinshi kurusha iz'abakobwa bagenzi bawe. Icyo kintu rero nimba rwose utagifite mu mico yawe, ukaba uri umuntu wigirira inshuti n'ubundi z'abakobwa bagenzi bawe, ni byiza cyane, bizatuma umugabo uzakurambagiza azajya ahora yumva atuje, atekanye, kandi mu by'ukuri bizanakurinda nawe, kuko n'ubundi kuba wakururwa n'abasore benshi cyane, cyangwa se wakurura abasore benshi cyane, cyangwa se watuma abasore wabahereza umwanya wo kugira ngo babe bagutereta, kandi ufite undi muntu mwateganyije kuba mwabana cyangwa se mwabanye. Icyo kintu rero cyo kugira inshuti z'abakobwa bagenzi bawe nyinshi, iz'abahungu akaba arizo nkeya kandi zibona z'umumaro, zitari za zindi zishobora kuba zakugusha mu kintu kitari cyiza, icyo kintu nacyo ni ikintu cy'ingenzi cyane rwose. Uzagutwara azaba yumva yuko atekanye, atwaye umugore cyangwa se umukobwa ufite imico myiza. Icyo nacyo ni icya kabiri tukivuye, tugiye ku kintu cya gatatu. Ikintu cya gatatu rero nacyo ni ikintu cyiza cyane, ni ikintu kivuga ngo niba uri umukobwa wihagararaho, udapfa kugenda abwira abantu abo ari bo bose ibibazo bye. Icyo nacyo ni ikintu cyiza cyane, niba rwose mu mico yawe utari wa muntu ukunda kugenda ubwira abantu hirya no hino, umuhisi n'umugenzi, buri wese ngo amenye ibibazo byawe, cyangwa se ibiguhangayikishije, cyangwa se ibikubabaje, ntabwo ari byiza. Umukobwa ni uwihagararaho, ni ugira isoni, ni uvuga ikintu kiri ngombwa kandi akakibwira abari ngombwa. Niba uri wa muntu ukunda guhora utaka ubwira ibibazo byawe umuhisi n'umugenzi, bizatangira binagaragara no ko muzaba uzaza kurambagiza nawe ntabwo azatinda kwibona, bitewe n'uko mu gihe gito muzamarana uzatangira umubwira ibibazo byawe kandi wifuza ko abikemura, kuko byanze bikunze iyo umuntu agenda avuga ibibazo byiwe aba ashaka yuko nyine babimukemurira. Ntabwo wajya kubwira umuntu ikibazo cyawe udashaka ko akigiramo uruhare mu gukemuka kwacyo. Ubwo rero niba uri umukobwa ugira amagambo make nyine ku buryo udapfa kugenda ubwira abantu abo ari bo bose ibibazo byawe, ibyo bintu nabyo bizahereza umugabo cyangwa se umusore uzakurambaza cyangwa se wo muzabana, kuko azaba yumva atekanye, ko azajya yumva yuko byanze bikunze utazajya upfa kugenda ushyira amabanga y'urugo rwanyu hanze, cyangwa se niba hari ikintu mutari guhuza mu rugo rwanyu ngo ugende ukijyana hanze, azajya yumva nyine atekanye, kuko nyine azi yuko uri umunyamagambo makeya. Ibibazo byawe ugerageza kuba nyine wabasha kubinyuramo, cyangwa se wabishakira igisubizo mu buryo bwawe, cyangwa se niyo wabivuga ukabivuga mu buryo buzima, cyane cyane no kuba wabibwira abantu nyine b'ingirakamaro bari bubashe kuba bagufasha nyine kugira ngo ibibazo bikemuke, cyane cyane nk'uwo muntu muzaba muri bana, umugabo wawe cyangwa se abandi bantu ba hafi ba famiye, nabwo ukazabivuga ko ari ikibazo gikomeye cyane, cyangwa se ubona kuba wakikemurira bigoranye cyane. Ubwo rero icyo nacyo ni ikintu gikomeye cyane, buri musore wese ava akagera yanezezwa nacyo. Nta musore n'umwe ngewe n'aba nzi cyangwa nziranye nabo unezezwa no kumva yuko umukobwa yatereta, yaba ari wa mukobwa uri biri hanze, buri kimubabaje cyose cyangwa buri kintu cyose akeneye agenda asabiriza cyangwa se abwira abantu bose, ashakira ibisubizo hirya no hino no mu batari ngombwa. Ubwo rero icyo kintu cyo kuba utari umuntu upfa kubwira abantu ibibazo byawe abo ari bo bose, nacyo ni kimwe mu mico myiza buri musore waza kukurambagiza cyangwa se wagutereta cyamunezeza, kikamukururira kuba yagutereta. Icyo ni ikintu cya gatatu. Tugiye ku kintu cya kane ari nacyo cya nyuma, icyo ni ikintu gikomeye cyane. Ikintu cya nyuma ari nacyo cya kane, ni nacyo cya nyuma, ni ikintu cyo kuba
uri umukobwa wubaha abantu bose utitaye ku bantu muziranye cyangwa se uko babona. Icyo kintu nacyo ni ikintu cyiza cyane buri musore wese ava akagera yakwishimira, nimba umusore akubonamo ko uri umuntu wubaha kandi ukubaha abantu atari ukuvuga ngo urabazi cyangwa se ntubazi, ukubaha buri muntu wese ugusanga cyangwa se ukugana ukamwakira mu buryo bwiza bw'ikinyabupfura, ukamwubaha, ugusumba cyangwa se ugusumba ariko nyine ukabubaha, ukajya wubaha buri muntu wese atari ukuvuga yuko ngo uramwubaha kubera yuko muziranye ngo uri kumugaragaza ko umwubashye, ahubwo n'abo utazi ukabagaragaza ko uri umuntu ugira ikinyabupfura nyine wubaha. Icyo ni ikindi kintu nacyo gikomeye cyane kizakurura abasore kuba bagutereta cyangwa se bakurambagiza, kandi koko ntabwo bazaba bibeshye. Iki nacyo ni kimwe mu mico iranga abari b'u Rwanda cyangwa se n'abari muri rusange. Umuntu w'umukobwa aba akwiye kuba nyine ari umuntu ugira ikintu cyo kubaha mu muco nyarwanda cyangwa se n'umuco w'abanyafurika muri rusange cyangwa se no muri kamere y'abantu b'igitsina gore. Ubundi twari tuzi ko ari abantu bagira ikintu cyo kubaha. Ubwo rero icyo kintu muri iyi minsi nsigaye mbona abantu baragitakaje. Niba wowe ukigisigaranye ukaba uri umuntu wubaha rwose, humura, umusore uzagutwara akakugira umugore azaba atwaye umugore mwiza kandi ntabwo azigera abyicuza. Ibyo ni byo bintu bine twari twabateguriye bigaragaza umukobwa mwiza kandi rwose uzahera umugabo uzamushaka akazabaho yumva yuko afite umugore mwiza. Ubwo niba ibyo bintu byujuje ni byiza cyane, kandi niba utanabyujuje haranira kuba wabigira, bizatuma nyine umusore uzagutwara azumva yuko atwaye umugore koko ufite ubupfura n'imico myiza uzamunezeza mu buzima bwe bazamarana. Bashimiye kuba mwafashe umwanya mu kumva iki kiganiro. Nimba uri mushya kuri iyi channel utari wakora subscribe wayikora kugira ngo ujye ukomeza ukurikirana ibindi biganiro nk'ibi. Bashimiye umwanya mwafashe kugira ngo mwumve iki kiganiro. Tuzasubira mu kindi kiganiro cy'ubutaha. Imana ikomeze barebe neza kandi bishimire.